ibijyanye n'ubwisanzure, ibijyanye n'uburenganzira ku butaka, iyo ni gahunda twebwe tudashobora guhagarika kubera ko twarabitambukije, ariko nk'uko mubizi ntitwashoboye gutsinda amatora. Igisigaye icyo twishimira ubu ni uko byinshi kwijana, hafi 70% ibintu twashaka ko tuzakora leta yagiye ibikora. Urugero nibyo by'ubutaka, imisoro ku butaka murabizi mu myaka ishize, mu mwaka ngira ngo nk'umwe ndetse sinibwira ko ari igihe kinini, umusoro ku butaka noneho babaye nkaho kuba hafi inshuro 3. Turongera turavuga tugaragaza ko mu by'ukuri ari ikibazo, kuko abanyarwanda bose nta numwe utuye mu kirere, ntihaboneka ubushobozi bwo gutora mu kirere, iby'ubutaka twabyirengagiza, ariko mwarabonye yuko leta yabisubije uko byari bisanzwe. Nibura nacyo turagishima mu gihe tugisaba, ariko ko ubutaka bukwiriye kuba ubw'umuntu ku giti cye. Iyo ngingo ntabwo turayivaho. Tariki 21 Gicurasi umwaka wa 2022 habaye inteko rusange y'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda DGPR, imenyerewe ku izina rya Green Party. Abarwanashyaka abanyamuryango b'ishyaka DGPR batangarijwe ko hari byinshi byagiye bigerwaho mu byawe muri gahunda yabo ubwo biyamariza kuyobora igihugu cy'u Rwanda mu mwaka wa 2017 ndetse n'ubwo biyamarizaga umwanya w'ubudepite. Bimwe mu byifuzo bari bafite ntabwo ariko byose byagezweho bitewe no kuba batatsinze amatora yo kuyobora igihugu, ariko bimwe mu byifuzo bari bafite ubwo biyamarizaga imyanya mu nteko ishinga amategeko bakishimira ko byagiye bigerwaho mu bihe binyuranye. Ntibatezukiye aho, ntibasoreje aho, urugamba ruracyakomeje, urugamba rw'uko imigabo n'imigambi yabo byakomeza gutera imbere kandi bagakomeza kugenda bashyirwa mu bikorwa binyuze mu nzira izo arizo zose zishoboka, bagamije ineza n'iterambere ry'umunyarwanda. Mu kiganiro yahaye itangazamakuru, umunyamabanga mukuru w'iri shyaka DGPR, ishyaka rya demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda, yavuze ko mu byo batazatezukaho harimo guharanira ubwisanzure ndetse no guharanira uburenganzira ku butaka. Dukurikire muri make ibyo yatangarije itangazamakuru. Murakoze cyane, nk'uko mwabibonye twavuzeho bike ariko ni byinshi, n'ubu nagerageza kubabwiraho bimwe muri bikeya. Muri byo mu bivuzwe hariya hariho ibijyanye n'imishahara. Mbere y'uko tubivuga twagaragaza ko abarimu mu by'ukuri batabayeho neza, ntabwo bari babayeho neza, nubwo urugendo rukiri rurerure, ariko hari intambwe nini yateye kubera yuko leta cyangwa guverinoma yiyemeje ko nibura buri mwaka umushahara wa mwarimu bazajya bongeraho 10%. Ubu ngubu kuva tubivuze imyaka hafi nk'itatu bamaze kubyubahiriza, kandi ntabwo byagarukiye aho, kuko hari n'izindi gahunda zizakorerwa abarimu. Habayeho izo kuba bakoroherezwa mu bijyanye n'inguzanyo, ariko noneho nk'icyo bita umwarimu sako, ariko ubu ngubu barashaka ko byarenga 10% ku mushahara, kubera yuko ubushize Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi yatubwiye mu nteko ko bashaka uburyo ki bazamura birenze 10% ugereranije n'uko indi mishahara yindi y'abandi bakozi imeze, ariko cyane ku mwarimu wa primaire, ngira ngo amashuri mato, umwarimu wa primaire cyane niho hazibandwa ko umushahara we n'ubundi niyo bashyizeho 10%, iyo ugiye kureba usanga hazamutseho gake, ariko bashaka kurenza 10% kugira ngo babe bazamukaho ku ntera irenze iy'abandi barimu. Ku bijyanye n'abapolisi n'abasirikare nabo imishahara barazamuwe, gusa ubu ngubu twebwe nk'ishyaka n'ubundi turasaba ko birushaho kuzamuka, kuko iyo urebye ku isoko abantu bahahiraho ukareba n'iriya mishahara, n'ubundi ukomeza kubona yuko bigikeneye ubuvugizi. Gusa twishimira yuko byakozwe mu byo twabwiraga abarwanashyaka, mu byo twari twaremeje ko tuzakorera ubuvugizi, cyangwa igihe twifuzaga ko bimwe muri manifesto twifuza ko twatsinda amatora tukaba twabikora. Ibindi tutavuze hariya ni bijyanye n'ubwishingizi bwa mituweli. Ubu ngubu mbere muribuka hari harimo ibibazo kuri za mituweli, aho n'uburyo byakorwa nko bwari bubi, kuko umuturage utaratanga mituweli bashobora gutwara itungo rye,
ibyo ni ibintu byabayeho byanibagiranye kuko twabikoreye ubuvugizi ku buryo bwo hejuru cyane. Ubu mituweli n'abaturage bashoboye kuyishimira, ariko mu byo twasabaga kuri mituweli twasabaga ko umuntu utanze mituweli adakwiriye kumara amezi ategereje yuko ahabwa yishyura amafaranga ya mituweli, adakwiriye kumara amezi ategereje yuko mituweli itangira gukora. Tuvuga ko igihe wishyuye ukwiriye gutangira guhabwa serivisi. Ni kimwe. Ikindi cya kabiri ni uko bavuga ko umuryango wose ugomba gutanga mituweli kugira ngo bemererwe kwivuza, ariko ubu bavuga ko byarahindutse, abatangiwe mituweli bashobora gutangira kwivuza aho gutegereza ko umuryango wose wishyurirwa. Murabizi imiryango y'Abanyarwanda aho usanga umuntu afite umuryango w'abana 6-7, umugabo n'umugore wateranya wakuba, ugasanga niyo wari umukozi wa leta utapfa kuyabona. Ibyo nabyo byarakiriwe, ni bimwe mu bintu nabyo twishimira. Ni intambwe yatewe, kandi noneho n'Abanyarwanda benshi badafite ubushobozi, badafite ubundi bwishingizi bayobotse, bamaze no kubona yuko bafitiye akamaro. Ubu icyo dusaba ku bijyanye na mituweli ni uko mituweli yagira agaciro nk'akubundi bwishingizi nkarama, aho umuntu wivuje kuri mituweli ashobora kuzagera ku rwego n'abajya kugura umuti muri farumasi akaba yakoroherezwa. ibijyanye n'imishahara mwavuganiye abarimu, ariko mu bihugu bitandukanye muri iyi minsi aho isi ifite ikibazo cy'ubukungu, ifite ikibazo cyo kw'ibiciro byazamutse, ubuzima buhenze, habanye ibihugu byinshi muri Afurika byagiye byongera umushahara ku kigereranyo runaka. Hari icyo mwamuteganya gusaba leta y'u Rwanda yuko abakozi ba leta hari icyo bazamurirwa ku mushahara kugira ngo muri rusange babashe kugira uko bitwara ku isoko ry'umurimo? Ibyo twavugaga ubu ngubu, ibyo twavugaga hariya ni ibirebana n'igihe gitambutse, byari biri muri manifesto muri 2017, 2018 mu matora y'abadepite. Nibyo twavugaga, ariko noneho ubu aho tugeze ubu mu minsi y'imbere turateganya kuvugurura manifesto cyangwa gahunda ya politiki y'ishyaka, programme politiki y'ishyaka, tukongeramo noneho ibiri current, ibirebana n'ibibazo by'ubuzima bw'Abanyarwanda. Muri byo nicyo dushatse twacyongeraho, kuko birumvikana iyo urebye imishahara uburyo izamuka, uburyo igenda yiyongera, ko mu busanzwe muri gahunda ya leta bitewe n'akazi abantu barimo buri mwaka hari ikigenda cyiyongeraho birebana n'itegeko ry'imishahara, ariko umuvuduko w'ibiciro ku isoko uri hejuru cyane y'imishahara abakozi babona mu rwego rusange, yaba ari abakozi ba leta, yaba ari abakozi bikorera. Umuvuduko w'ibiciro ku isoko uri hejuru cyane ku buryo hari igikwiriye gukorwa, haba ari ku bahembwa na leta, haba ari no guhembwa n'abikorera. Ibyo twagiye tubitangaho ibitekerezo mu nteko, icyo bita wage salary, aho tubona ko mu by'ukuri abantu bamwe bahembwa imishahara iri hejuru, ariko hari n'abandi bahembwa umushahara wo hasi, icyo bita wage salary, aho umuntu adakwiriye kuba yarusha intera nini cyane biri hejuru ya 1/10. Mu kwiyamamaza kwa Green Party cyabanzaga n'ubwisanzure n'uburenganzira ku butaka, bigeze ibijyanye n'ubwisanzure, ibijyanye n'uburenganzira ku butaka, iyo ni gahunda twebwe tudashobora guhagarika, kubera ko twarabitambukije, ariko nk'uko mubizi ntitwashoboye gutsinda amatora. Igisigaye icyo twishimira ubu ni uko byinshi kwijana, hafi 70% ibintu twashaka ko tuzakora leta yagiye ibikora. Urugero nibyo by'ubutaka, imisoro ku butaka. Murabizi mu myaka ishize, mu mwaka ngira ngo nk'umwe, ndetse sinibwira ko ari igihe kinini, umusoro ku butaka noneho babaye nkaho kuba hafi inshuro 3. Turongera turavuga tugaragaza ko mu by'ukuri ari ikibazo, kuko Abanyarwanda bose nta n'umwe utuye mu kirere, ntihaboneka ubushobozi bwo gutora mu kirere. Iby'ubutaka twabyirengagiza, ariko mwarabonye yuko leta yabisubije uko byari bisanzwe. Nibura nacyo turagishima, mu gihe tugisaba ariko ko ubutaka bukwiriye kuba ubw'umuntu ku giti cye. Iyo ngingo ntabwo turayiva. Ku ruhare rw'imitwe ya politiki mu kurengera ibidukikije n'urusobe rw'ibinyabuzima mu Rwanda mubona bihagaze, ese ni Green Party gusa mubona iri muri uwo murongo, cyangwa muri rusange imitwe ya politiki ifite uwo murongo wo kurengera ibidukikije n'urusobe rw'ibinyabuzima? Hanyuma mufite izihe ngamba kuri icyo kintu? Ntabwo mpagarariye imitwe ya politiki ahangaha, ariko twebwe nk'umutwe wa politiki wacu Ishyaka Riharanira Demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda, iyo ni imwe mu nkingi zigize ishyaka, harimo demokarasi ndetse n'ibidukikije. Nayo mpamvu amahugurwa twagize
yaragendanye n'ibijyanye n'urusobe rw'ubuzima cyangwa ibidukikije. Ibi bikaba biri imwe mu mpamvu yatumye dukora inama ya biro politiki uyu munsi, kuko ejo murabizi yuko ari wo munsi ugendanye n'urusobe ku rwego mpuzamahanga w'isi, urusobe rw'ibinyabuzima cyangwa biodiversity. Niyo mpamvu twayikoze, twahuguweho. Icyo twifuza rero ni uko n'abandi bose ndetse namwe ndetse na leta, ibinyabuzima bikwiriye kwitabwaho, kuko birangira natwe bitugezeho, bikatugiraho ingaruka nziza cyangwa mbi igihe bititaweho kugera ku buzima bw'umuntu, kuko buri kimwe gitunga ikindi. Icyo bisobanuye, buri kimwe gitunga ikindi. Ubu natwe hano hari ibidutunze bikarenga bikagera no ku nyamaswa, nta kigomba kwirengagizwa. Tugomba kwita ku bidukikije, tukita ku byo mu mazi, ku byo mu kirere, ku masazi, ku nyoni, ku nyamaswa z'uburyo bwose, kuko ni byiza ko bibaho, kuko bigirira akamaro abatuye isi n'izindi nyamaswa zituye ku isi.